ubu ngubu KYC mu gihe byasabaga byibuze iminsi 30 kugira ngo ube wabona notification umayininga uyu mushinga wa Pi Network, ubu ngubu noneho byoroshye. Ubu ngubu ibintu ni uburyohe. Ubu ngubu ukinjira mu mushinga wa Pi Network ako kanya direct uhita ubona KYC miliyoni 14,820 nibyo bimaze kubona migration. Kuri mikoro nitwa Habibu. Niba aribwo bwa mbere ugeze kuri channel, ntugende udakoze subscribe. Kora subscribe kandi kunzogera kugira ngo uko dushyize ibiganiro ujye uba mu bambere. Makuru meza dufite muri umushinga wa Pi Network ni amakuru yabonetse ku itariki 18 nyine z'ukwezi kwa kwezi kwa 9 turimo, ndetse akaba ari amakuru yabonetse muri dashboard saa 1:17 hano ku masaha yacu yo mu Rwanda, ubwo ni nayo masaha yo mu Burundi. Ni amakuru avuga yuko kuwa timu yakoze ibishoboka byose kugira ngo ikemure ikibazo cya KYC, ari nabwo yifashishije AI, ari nabwo nyine yakoze icyo twita fast track KYC. Ubu ni uburyo ki abantu benshi bagiye kubona KYC kandi byihuse kandi babifashijwemo na AI. Murabizi yuko nyine kugira ngo winjire mu mushinga wa Pi Network byibuze byagusabaga iminsi 30 mining udasiba, bityo ukaba uri umwe mu banyamahirwe bemerewe kuba babona KYC. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, wamaraga gukora KYC ugategerwa kuzuza managed checklist kugira ngo byibuze ube mu banyamahirwe bagomba kubona migrated cyangwa se migration, bityo ukazagira amahirwe yo kuba wakoresha Pi zawe. Ubu rero siko bikimeze kubera yuko ukimara gukora KYC yawe ikaba verified, wallet yawe direct n'ubundi izajya bifite ubushobozi bwo kuba yakohereza cyangwa ikakira Pi, bityo ubone mainnet cyangwa se ubone migration, ariko wallet yawe n'ubundi isanzwe iri ku gice cya mainnet. Ubu ni uburyo bwo kugira ngo abantu benshi babashe kuba bagera ku gice cya mainnet, bityo ibikorwa bya Core Team byorohe. Mwabonye ko banavuze ko nyine ni uburyo bwo kugira ngo n'abantu bashyashya, abantu bakinjiye baba bafite ubushobozi bwo kuba bakoresha Pi mu bijyanye na serivisi n'ibicuruzwa. Bivuze ngo isa n'isa wabona bashaka no kuba barekura OM, barekura Open Mainnet kugira ngo nyine za serivisi bya bicuruzwa za company zemerewe gutanga serivisi n'ibicuruzwa zitangire zikore, bityo bakaba ari uburyo bwo kohereza kugira ngo n'aba bantu bashyashya kabisa bafite Pi imwe Pi eshatu nabo babashe kuba babona ayo mahirwe yo kuba bakoresha nyine izi serivisi. Ni amakuru meza, ni amakuru ashimishije muri umushinga wa Pi Network kubera yuko KYC ni ikibazo. KYC kabisa ni ikintu cyaragiteye inkeke. Nizere ko Core Team irimo iratekereza no ku bantu bamaze igihe kinini barakoze KYC ariko bakaba baraheze muri tentative. Nizere yuko KYC na Kosori, nizere ko Core Team nimuratekereza ku bantu bamaze igihe kinini barakoze KYC ariko bakaba amaso yaraheze mu kirere bategereje migration barahebye. Nizere yuko Core Team nanone irimo iratekereza ku bantu bamaze igihe kinini, imyaka irenga 6 muri uyu mushinga, ariko bakaba nta munsi n'uyu n'umwe bari babona notification. Ese kubera iki Core Team igihe cyose iba itekereza ku bantu bashyashya? Abantu bashyashya Core Team baha migration mu buryo bwihuse, abantu ko bashyashya Core Team baha KYC ako kanya. Noneho murabona yuko baboroheje ku buryo ukitangira kwinjira mu mushinga uwo munsi ukijoiningo uzajya uba wemerewe kuba wakora KYC, ndetse ako kanya wallet yawe igahita iba activation, ikaba yemererwa kuba yakora kuri mainnet mu kimbo. N'ubundi byagusabaga kubanza kubona migration kugira ngo wallet yawe iba yaba activation. Guys, sinzi rero abantu bamaze igihe muri uyu mushinga icyo barimo barazira, sinzi ngo Core Team irimo irabatekerezaho iki. Gusa icyo nzi cyo nyine nuko irimo irabatekerezaho byiza, nuko irimo irabatekerezaho ibintu byiza cyane. Wenda ejo nabo muzabyuka musange kubona migration biri gusaba gutegereza, wenda bakoresheje iyo AI kugira ngo itange ama migration. Guys, iyi AI
Core Team irimo irakoresha icyo nzi cyo nuko igiye guhindura ibintu byinshi. Niba rero uri umumayina, niba wari umaze iminsi mike ujoininze Pi Network, ndagira ngo nkubwire ko amakuru meza nuko wahita wapurayinga gukora KYC bitagusabye gutegereza cyangwa se bitagusabye gukora mining igihe kinini. Niba rero niba kandi umazemo igihe muri uyu mushinga wa Pi Network, wajya ugenzura ukareba yuko wahawe notification ya KYC, bityo ukaba wabasha kuba wakuzuza KYC. Ibyiza biri imbere. Ibyiza muri uyu mushinga wa Pi Network ni byiza cyane, kandi usibye ikibazo cy'igihe, usibye ko tubona ko bitinze, ariko umushinga wa Pi Network ni mwiza. Umushinga wa Pi Network urubakitse isaha n'isaha guys, bizatubyariramo akantu. Gusa cyo gusaba nyine nuko utarambirwa. Erega n'umunyeshuri ariga kamara imyaka irenga 10 yiga, ndetse na nyuma yo kwiga agategereza akazi nabwo bikanga, bikamusaba no guhasoringa ubuzima bw'isi kugira ngo arebe yuko yabona imibereho. Rero n'umushinga wa Pi Network kuba wakinuba cyangwa se wakijujuta ngo umaze imyaka myinshi, imyaka 6 ntago ari myinshi, kandi abari baragize amahirwe nyine Open Network ikaba bafite Pi. Ngira ngo mwarabibonye yuko Pi nyine yabyaye amafaranga. Ibyo mwabonaga ko ari imibare idafatika byarangiye bibaye amafaranga. So rero nta gucika intege, nta kuva kwizima. Aya ni amakuru ababonetse, ni amakuru ababonetse mu mushinga wa Pi Network. Ngira ngo ni ibintu byinshi bavuzeho umuntu atakirwa arondora. Bagarutse kuri Banksa, uburyo ki nyine yaje kugira ngo abantu boroherwe kuba wallet yabo yakora, kandi babashe kuba bagura Pi bitabasabye kujya mu masoko yo hanze, babikorere muri Pi Browser direct. Ngira ngo ibyo ngibyo birasanzwe. Ikindi kintu bavuze muri aya makuru mashyashya baduhaye, ndabona ari ibijyanye n'imibare nyine imaze kugera kuri mainnet, nk'uko bavuze ko ari 14,820. Ibi ngibi bikaba ari byo bimaze kuba na bamaze kuba migrated. Ikindi ndabona ngo KYC ngira ngo yafunguwe muri Syria, sinzi niba yari imaze iminsi ifunze. Guys, nayo makuru ahari, nayo makuru yabonetse uyu munsi. Reka nyine nizere ko turi kumwe, reka nizere ko wowe wahisemo kubana na Habibu Crypto ibintu bimeze neza. Ngaho rero mugira ibihe byiza, Nyagasani yabarinda haze kwifuza kwanyu, ariko wibuke gukora subscribe, wibuke gukanda like, twandikire muri comment utubwire uko umeze. Nta kibazo, comment zanyu turazisoma zose uko ziri. Wakoze rero kunkurikira, duhure mu yindi video ikurikira iyi ngiyi.